twongeye kubasuhuza kuri Dawidi TV. Imana iduhane umugisha. Hanyuma turi kumwe n'umukozi w'Imana, tugiye kugirana ikiganiro. Umukozi w'Imana, Imana yasize amavuta. Yesu ashimwe cyane. Hanyuma Imana iguhereza umugisha. Turakwishimiye kuri Dawidi TV. Imana iduhane umugisha. Uragerageza wongera akajwi, wongera ijwi. Imana ishimwe. Hanyuma nk'uko mubizi cyangwa nk'uko mubibona, uyu munsi wa none turi kumwe n'umukozi w'Imana. Watangira wibwira abanyarwanda? Yego, haleluya haleluya. Amen. Mazina yanjye nitwa Nsengarasheri. Umukristo mutara rya Deteri. Nkunda Imana n'abantu bayo. Aho ngeze nkumva barayivuga ndicara nkavugana nabo. Amen. Birenze Yesu aduhana umugisha. Bamwita Nsengarasheri, aherereye mu mujyi wa Kigali. Aha turi ni mu mujyi wa Kigali, ariko nagumye kubona mbona turi kugenda duca ku mazu meza, numva bavuga ngo ni inganda. Nibyo koko? Yego, ni inganda. Yego. Aha ni mu cyanya cy'inganda aha ni mu cyanya cy'inganda mbere. Hahariwe inganda. Imana ishimwe, ndimo ndumva bari no gukora ibyo ari byo byose. Hanyuma rero tunejejwe n'Imana kwakira umukozi w'Imana. Ni umwe mu bantu Imana yahaye ijambo. Uyu afite ubuhamya. Imana ishimwe. Uyu munsi wa none rero turagira ngo tugirane nawe ikiganiro. Mwebwe mudukurikirana muherereye mu bihugu byo hanze, yaba arabari mu Rwanda, Imana ibaho umugisha. Bari mu bihugu bigiye bitandukanye, Imana idushyigikire. Hanyuma Rashe, hanyuma akavukire yawe ni hehe? Yego, murakoze cyane. Kavukire yanjye ni mu ntara y'Amajyepfo mu karere ka Kamonyi. Hazwi nko ku Mugina. Yesu aduhana umugisha. Hanyuma Imana iduhana umugisha. Uyu ni umwana w'umukobwa, umwe mu bantu Imana yagiriye neza. Turashima Imana. Nuwo mu Majyepfo, ariko uyu munsi yicaye mu mujyi wa Kigali. Imana ishimwe. Hanyuma se Rashe, kuba uri mu mujyi wa Kigali, urimo kuko wari ufite amakuru. Yanjye njye n'umugabanya amasengesho nini nyine usanga nyine ngo baba bafite amakuru. Imana ishimwe. Urasanga nawe hari icyo Imana yari yaravuganye nawe. Kuva 2023 kugeza izi saha nari mfite amakuru yuko nzajya mu murwa, ariko Imana irangije irabisohoza. Imana ishimwe. Ubu bivuze ngo Imana yirindiriye mu mujyi wa Kigali. Yirindiriye mu mujyi wa Kigali, naho hari nzatabarirwa mba ariko mvuga. Amen. Iyo uri kwibuka amateka y'ubuzima bwatambutse cyangwa ubuzima hari urimo, uba wumva bimeze bite nk'umuntu wicaye mu mujyi wa Kigali? Kandi ko njya numva avuga ngo kuba muri uyu mujyi wa Kigali bisaba ibishoro. Kuba mu mujyi wa Kigali nta bishoro byinshi birimo. Ariko iyo nkurikije amateka yanjye ya kera, mba numva Imana iri mu kazi kandi izaza ikabana nanjye, igakorana nanjye paka ku iherezo ryayo. Akorasha Imana ishimwe. Ariko uko biri kose unambaye neza kabisa. Reka mbanze ngushimire, wambaye neza nk'umukozi w'Imana. Imana ishimwe. Hanyuma rero no kuba wambaye neza biri mu by'Imana yajyaga ivuga. Imana ishimwe. Ubu nk'iyo ujya yenda wumva wuzuye nk'umwuka wera, ukumva ibintu birakurenze. Sibyo gusa, hari igihe ngenda nko mu muhanda nkumva napfukama aho ngeze, nangiza nkazamura Imana icyubahiro, nuko mba nabuze uko nabigenza. Ariko kubera karagitezanye mba numva cyakoze aho ngeze mu muhanda nterura indirimbo cyangwa ikorasi, nkumva najya mu mwuka nkurikije amateka yanjye ya kera. Amen. Amen. Imana ishimwe. Nuko byagenda kose murimo murumva Imana afite aho yamukuye, afite naho imugeje. Kuri kamera ibitwenge byakurenze Imana. Uziko buriya rero hari ibintu bibaho umuntu akumva biramurenze. Ikigaragara cyo nawe uri kwibuka amateka y'ubuzima bwatambutse. Mbaje kwibuka amateka. Muririmbye umwe niyo waririmbye yuzuye umwuka, aravuga ngo numva nayiheka. Amen. Ko yavuze uko bigenza, ariko ngo yumva yagira ati yayiheka. Hanyuma impamvu naje kureba umukozi w'Imana Nsengarasheri,
naje kubasura mu majyepfo igihe kimwe bwari bufite icyumba gishyushye kiriya cyumba kiracyabaho ntabwo kikibaho cyarahagaze kubera impamvu z'isengero ntabwo kikiriho ariko nubwo kitakiriho ni ukuri mwari muri mu bihe byiza imana ishimwe hanyuma rero imana iduhana umugisha numva ngiye kuguha umwanya ukagira icyo ubwira abanyarwanda ndetse yaba abantu bari mu bihugu bigiye bitandukanye badukurikiranye kuri Dawidi TV dufite umutumirwa ufite ubuhamya dufite umutumirwa ufite ijambo mbese dufite umutumirwa w'umuririmbyi ibyo byose ni bimwe mu byo imana yamukoreye hanyuma rero Rasheli turakwakiriye kuri Dawidi TV watangira usenga ukagira icyo ugeza ku banyarwanda wumva umwuka w'imana ari gushima kuganira n'abanyarwanda imana iguhereze umugisha. Murakoze cyane reka dutangire gusenga. Mana data twese uri mu ijuru turagushimiye cyane kandi turaguhimbaje uri data twese mwiza kandi ubereye mwiza abagutegereje bose niyo mpamvu kwiringiye wese atazigera akorwa n'isoni ndi imbere yawe mpagaze mu butware bwawe ngwino ugire neza ubwoko bwawe urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu amen 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 haleluya haleluya amen turashima imana yacu ni nyakubahwa kandi imana yacu ni ngari imana yacu yitwa rubasha imana yacu yitwa isumba byose imana yacu yitwa ishobora byose iyi ni rurangiza rwa burundu imana yacu mbese ni inyembaraga haleluya haleluya amen 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 kandi izahora yitwa imbaraga amen amen mfite ijambo rifite intego cyangwa se rifite umutwe uvuga ngo nta nduru ihubanganya isezerano icyo wakora cyose kuri mugenzi wawe ibyo wavuga byose kuri mugenzi wawe icyo wamutekerezaho n'icyo wagambirira kumugirira ariko umenye ngo nimba ubitekereje umenye ngo nta nduru igira ite ihubanganya isezerano ibyo wavuga byose ibyo wakora byose nta nduru ihubanganya isezerano haleluya haleluya nta nduru ihubanganya isezerano wowe uri kunkurikirana umenye ko nta nduru ihubanganya isezerano wowe uri mu gihugu cy'u Rwanda umenye ko nta nduru ihubanganya isezerano uri mu gihugu cyo hanze umenye ko nta nduru ihubanganya isezerano pfa kuba uyishikamishijeho umutima kuko yavuze ati zamurinde akaba amahoro masa ariko nta nduru ihubanganya isezerano imana yo mu ijuru nitugirire neza kandi imana yo mu ijuru niduhana umugisha abari kunkurikirana abari mu bihugu byo hanze bitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda umenye ngo nta nduru igira ute ihubanganya isezerano icyo mugenzi wawe yagukoraho nta nduru ihubanganya isezerano haleluya amen 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 imana ishimwe reka twe gutinda dusome ijambo ry'imana dusanga mu gitabo cya Yesaya ibice 54 Yesaya ibice 54 umurongo wa 11 haravuze ngo yewe urengana we ugahubanganywa n'inkubi y'umuyaga ntuhumurizwe amabuye yawe nzayateraho amabara meza imfatizo zawe nzazishingisha safiro iminara yawe nzayubakisha amabuye abengerana kandi urugabano rwawe nzarushingisha amabuye anezeza abana bawe bazigishwa n'uwiteka kandi bazagira amahoro menshi uzakomezwa no gukiranuka agahato kazakuba kure kuko utazatinya uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera ahari bazaterana ariko sijya uzaba bateranije uzagukoraniraho wese azagwa ari we wazize mumvugira cyane ngo amen amen haleluya amen haleluya haleluya amen ijambo ry'Imana riravuze ngo yewe urengana we ruhumurizwe ugahubanganywa n'inkubi y'umuyaga
mbese bakugiriye nabi barakugambanira baravuga ngo ntacyo uzimarira ariko umva ukuntu ijambo rikubwiye iravuga ngo yewe urengana we ntuhumurizwe ugahubanganywa n'inkubi y'umuyaga dore amabuye yawe nzashingisha amabuye abengerana kandi iminara yawe nzayubakisha safiro kandi agahato kazakuba kure uzaba kure y'ibiteye ubwoba kuko bitazakwegera Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro umva wowe uri kurengana uri mu karengane reka nkubwira ngo ntandure hubanganye isezerano kuko uzaba kure y'ibiteye ubwoba uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize barakurenganije baravuga ngo ntaho uzagera baravuga ngo ntacyo uzimarira baravuga ngo ntacyo uri cyo ariko reka nkubwira ngo muzane itangazo rivuga ngo yewe uri kurengana umva Imana yawe yakuremye niyo ukuze Imana yawe yakuremye nizagira ikikumarira kandi izagukura hasi izagukura mu rungabanga burimo nirangize kuzamura hejuru kuko uzaba kure y'ibiteye ubwoba ntabwo bizigera bikwegera Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro reka nkubwire wa mukobwa we reka nkubwire wa musore we reka nkubwire wa mupapa we reka nkubwire wa mumama we umva wowe wubatse umva wowe utararushinga menya ngo ntandure hubanganye isezerano nubwo bibwira ko ntacyo uri cyo ariko menya ngo ntandure hubanganye isezerano reka kugira ubwoba bw'ibihe reka gutinya reka ubwoba bw'ibihe ntandure hubanganye isezerano ikintu kiri gutuma utinya ni igiki Imana ijya kukurema irakuzi Imana yatumye uvukira amezi 9 irakuzi Imana yatumye ubaho irakuzi abandi baravutse ugasigara irakuzi menya ko ntandure hubanganye isezerano kandi icyo wakora cyose nta na kimwe cyatesha umugambi w'Imana ku buzima bwawe Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro nta na kimwe cyatesha umugambi w'Imana ku buzima bwawe icyo wakora cyose ntandure hubanganye isezerano uri mu gihugu cy'u Rwanda menya ko ntandure hubanganye isezerano barakugambaniye baravuga ngo wowe nta kintu na kimwe uzi ariko reka mbanze mbabwira akantu gatoya umuntu umwe yigeze kumbwira ngo nta kintu nzimarira ndangije ndabubwira ndetse aho mvuye ni urahazi menya ko nawe nibakubwira ko ntacyo uzimarira uzababwira ko ijya kukurema itigeze bahamagara ngo baze barebe ukuntu ikurema Haleluya Haleluya ntandure hubanganye isezerano kuko iyakuremye irakuzi ni nayo izagushumbisha amahanga yose reka guhera mu rungabangabo ngo wibaze ngo si Imana yandemye iri hehe ninde uhora mu bibazo ni njyewe ninde uhora mu ntambara ni njyewe ninde uhora mu nduru ni njyewe ese Imana yandemye iranzi reka mubwire ko ntandure hubanganye isezerano ibyo bakora byose tuzi umutima Imana yakuremye irakuzi ni iki gitumye ugira ubwoba ikintu gitumye ugira ubwoba ni iki yakuremye ikakuvukisha amezi 9 abandi barapfuye ni iki kiri gutuma utinya reka kugira ubwoba bw'ibihe Imana yakuremye irakuzi Imana yatumye uvukira amezi 9 irakuzi abandi barapfuye wowe ugasigara irakuzi abandi baguye mu nzira ikintu kiri gutuma ugira ubwoba ni igiki ikintu gitumye ugira ubwoba ni igiki ariko reka nkubwira ijambo rakubwira ngo bazagwa ari wowe basize kandi uzagukoraniraho wese azagwa menya ko uzagukoraniraho wese azagwa bazaterana ariko si wowe uzabateranira Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro uzagukoraniraho wese haba ku bana bawe haba ku rubyaro rwawe uzagukoraniraho wese azagwa ari wowe wazize reka kugira ubwoba bw'ibi wowe senga Imana yawe uyitabaze mu makuba uyitabaze mu byago uyitabaze mu ntambara uyitabaze ushonje uyitabaze ariko menya ko ntandure hubanganye isezerano Imana ishimwe kandi Imana y'amahoro ihabwa icyubahiro reka kugira ubwoba bw'ibihe ngo usinye ubone biracitse reka kugira ubwoba ngo ubone birarangiye ntandure hubanganye isezerano we mukobwa ntandure hubanganye isezerano
wikwibaza ngo ese nzatabarwa ryari. Imana yakuremye kikuzi ikintu gitumye ugira ubwoba ni igiki? Wowe musore wifashe kwitama wibaze ngo ese nzatabarwa ryari, ikintu gitumye ugira ubwoba ni igiki? Nanduri hubanganye isezerano, reka nkubwira ko nanduri hubanganye isezerano. Imana yawe yakuremye irakuzi. Imana ishimwe. Imana ihimbaza. Alleluya. Amen. Nanduri hubanganye isezerano, reka bakugirire nabi ariko nanduri hubanganye isezerano. Wowe urwaye nanduri hubanganye isezerano, bazabuguha ariko uzabuguha wese isaha yawe itaragera yo gutaha ntaho uzajya. Icyo Imana yagambiriye itaragisohoza. Niba buguha uzaburuka kandi uzabunya. Kandi reka nkubwire nigutabara ikagutabara. Basaza bavuga ngo twaragusengeye kandi nta na mwaramutse bigeze baguha, ariko umenye ngo ntandurigeze nanduri hubanganye isezerano. Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwa icyubahiro. Ubwirira neza yuko nanduri hubanganye isezerano, ngo ugire ubwoba, ngo utinye, ubona uhinze umushyitsi. Reka kugira ubwoba bw'ibihe. We mukobwa ugira ubwoba bw'ibihe, nanduri hubanganye isezerano. Wowe uri kurengana, uri mu karengane, ntabwo wemerwa mu muryango, ntiwemerwa n'umuvandimwe, ntiwemerwa nta na kimwe wemerwamo. Mbese muri wowe uri mu rungabangabo ntabwo uzi icyo uri cyo, ariko yewe urengana we. Reka nkubwire wowe uri kurengana, uri mu karengane. Reka nkubwire mu muryango ntiwemerwa, inshuti ntiwemerwa, uragenda ukabona ni wowe kibazo, wavuga ngo ni wowe kibazo, watekereza ukibaza icyo uri cyo. Ariko reka nkubwire ngo wowe uri mu karengane, tuzi umutima. Imana yakuremye ikakuvukisha amezi 9, ni nayo izatuma ikugeza aho abanzi babashaka kutagera. Alleluya. Amen. Reka kugira ubwoba. Wowe uri mu karengane wivuga ngo biracitse, uhera mu rungabangabo, ariko reka nkubwire wigira ubwoba ngo utinye, witinya kandi wigira ubwoba. Imana yawe yakuremye ni nayo izakwambutsa Yorodani. Amen. Imana ishimwe kandi Imana amahoro ihabwa icyubahiro. Shoje mvuga ngo ntanduri hubanganye isezerano. Ibyo wavuga byose ntanduri hubanganye isezerano. Icyo wakora cyose, icyo bagukorera cyose ntanduri hubanganye isezerano. Ibyo bagambirira ntanduri hubanganye isezerano. Wowe komeze umwanya mwe ugume ku karago, ntihizagutabarira. Kandi nijya kugutabara bazaza birukanka bavuge ngo ese ngo kanaka, ese ko twabonaga ye agenda ameze ukundi kuntu, ninde kibazo ni kanaka. Ariko reka nkubwire ngo wigira ubwoba, reka gutinya. Nta mpamvu yo gutinya ngo ugire ubwoba, witinya kandi wikuka umutima. Aho izakujyana hose iri kuhategura, kandi icyo uzaba cyo kiragutegereje, ntabwo ari wowe ugitegereje. Kirakurindiriye, si wowe ukirindiriye. Imana ihimbazwe. Ndashoje ariko menya ngo icyo uzaba cyo kiragutegereje, ntabwo ari wowe ugitegereje. Imana ishimwe. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Uwiteka niryo zina ryawe. Alleluya. Nanduri hubanganye isezerano, ariko reka nkubwire menya ngo Imana yakuremye niyo ikuzi. Witinya kandi wigira ubwoba. Nzanye inkuru yo kukubwira ngo witinya kandi wikuka umutima. Komeza kubana natwe no kudushyigikira. Gira neza ubwoko bwawe Mwami Imana Nyir'ingabo, wagirire neza ubwoko bwawe aho buri hose, amajyepfo, amajyaruguru, uburengerazuba ndetse n'umujyi wa Kigali, hanze y'u Rwanda no hirya yacyo. Reka nkubwire ngo ugereyo kuko uri Imana yihagije. Urakoze kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen. 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 Game over.